ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Ndongeye ndaje ngo tuganire kuri ya magambo meza, amagambo y'Imana ibadushize ku mutima. Uyu munsi nabazaniye undi mukozi w'Imana, Samuel, ndakwakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Ugiye kuganiriza abantu, ugiye kubabwira iby'Imana, ugiye kubabwira imirimo y'Imana, ugiye kubabwira gukomera kw'Imana. Uyu munsi ndashaka ko tugira ibihe byiza. Ndashaka ko uyu munsi hari ibintu byigize akarande, byigize akaraha kajyahe ku buzima bwacu byahinduka uyu munsi. Ndashaka uyu munsi tugira ibintu duhindura, tukagira ibintu turema mu izina rya Yesu. Reka dutangire dusenga Imana. Karibu no gusenga. Mana nziza, uri Imana ikomeye, uri data twese mwiza. Data nyir'ingabo, uri umukozi w'umuhanga, uri isambu itarumba, ni wowe bwihisho bwacu. Nyagora ku ngoma Imana isa nk'iyi ngiyi, turagushimiye ko waturinze ukaduhagararaho tutaraguhagararwaho. Nyir'ingabo Imana ukatwimana, data wa twese mwiza, turagushimiye, tugushimiye hano hantu hawe. Nyir'ingabo Imana ko wabarinze ukabahagararaho, data wa twese mwiza. Ntabwo ari uko bakiranutse, ntabwo ari uko bakora imirimo myiza, imirimo iboneye amaso yawe, ahubwo data wa twese ni ubuntu bwawe n'isezerano ryawe, ibyo wasezeranye natwe data wa twese mwiza, kuko twamenye yuko uri Imana ivuga yarangiza igasohoza. Niyo mpamvu data nyir'ingabo ukomeje kuduhagararaho ukatwimana. Turagushimiye rero, turagushimiye nyir'ingabo, tukweretse umurimo tugiye gukora. Nyir'ingabo Imana, imbaraga zacu nizibure, izawe nizigaragare mu izina rya Yesu Kristo. Twebwe turi abana b'abantu, ariko data wa twese mwiza, nyir'ingabo Imana ni wowe uzi icyo wabwira ubwoko bwawe bwarangiza bukanyurwa. Nyir'ingabo Imana, ijambo wakwigisha, nyir'ingabo hatabaye imbaraga zanjye, ahubwo hakaba imbaraga zawe. Nyir'ingabo Imana, niwigishire ijambo mu mbaraga zawe Yesu, rigere mu mitima yabo, rigira ibyo risenya, nirirangiza rigira ibyo byubaka mu izina rya Yesu Kristo. Guca mu gutwi kumwe ngo bihinguke mu kundi, nibafate kwizera kwawe kuri Imana ishoboye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe, tuhaye icyubahiro. Ni umukozi w'umuhanga. Tugiye kujya mu ijambo ry'Imana, tugiye kubaganiriza ijambo ry'Imana. Ariko ndagira ngo uyu munsi ku kibazo cyawe waba ufite, uyu munsi gihanurire gikurwaho mu izina rya Yesu. Ndagira ngo uyu munsi uhanurire ubwo burwayi buhagarare mu izina rya Yesu. Uhanurire ubukene buhagarare mu izina rya Yesu Kristo. Ndashaka ko uyu munsi wowe ubwawe wihanurira. Uyu munsi ntabwo dukeneye abahanuzi, ahubwo dukeneye ko twihanurira, tukiyaturaho amagambo meza. Reka tujye mu ijambo ry'Imana twumve iki ijambo ritubwira. Reka tujye muri Ezekiyeli ibice 6, turahera ku murongo wa mbere turagarukira ku murongo waho wa 4. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ngo maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu we, erekeza amaso yawe ku misozi ya Isiraheli, maze uyihanurire ibibi, uvuga uti, mwa misozi mwe ya Isiraheli mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko umwami Uwiteka abwira imisozi n'udusozi, imigezi n'ibibaya ati, dore njyewe ubwanjye ngiye kubagabiza inkota, ndimbure n'amasengero yo mu mpinga z'imisozi, kandi ibicaniro byanyu bizahinduka ubusa, n'ibishushanyo byanyu by'izuba bizahombana. Kandi abantu banyu bishwe nzabahirikira imbere y'ibigirwamana byanyu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amina. Yesu urakoze. Iri jambo ratubwiye ngo maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Ezekiyeli, ngo icyo yari ari mu kibaya, ngo arangije ngo Imana iramubwira ngo mwana w'umuntu, ngo hanurira iyo misozi ya Isiraheli, ngo kandi ngo ihanurire ibibi. Uyu munsi hari imisozi ikuri imbere, uyu munsi hari utununga tukuri imbere tuguteye ubwoba, ariko ijambo ry'Imana ravuze ngo hanurira icyo kibazo.
hanurira iyo nzara ishire mu izina rya Yesu hanura ubukene burangire mu izina rya Yesu uyu munsi hanura mu izina rya Imana ritubwiye uyu munsi hanurira ubwo bukene mu izina rya Yesu uyu munsi hanura wowe bwawe ihanurire niko ijambo ry'Imana ritubwiye hanura samuhanura ku kibazo cyawe uyu munsi hanura ku bukene bwawe uyu munsi hanura ushobora kuba umushomeri ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo hanura uyu munsi uba muremure kurenza ikibazo uyu munsi usumba ikibazo uyu munsi rebana n'ikibazo ugisuzugure suzugura icyo kibazo uyu munsi wowe hanurire mu izina rya Yesu hagarara mu butware bw'Imana wihanurire mu izina rya Yesu uyu munsi tugiye guhanura ibibazo birangire mu izina rya Yesu uyu munsi tugiye guhanura mu izina rya Yesu nitumara guhanurira iyo misozi yitwa Yeriko ituri imbere nimara kuritagurika turahereza Imana icyubahiro uyu munsi tugiye kuyiritura mu izina rya Yesu nimara kuriduka turagera mu bwami bw'Imana nimara kuriduka turagera ku cy'Imana yadusezeranyije mu izina rya Yesu uyu munsi Satani araturiganya uyu munsi Satani aragenda akakubwira ngo urapfuye ariko humura ntabwo upfuye hanura uyu munsi ufite umwana urwaye hanura umusakire mu izina rya Yesu hamagara marayika w'Imana yicare ku gitare hamagara marayika w'Imana kansa nyibona ikiza sida nyibona yarabikoze narayibonye mu izina rya Yesu Kristo uyu munsi tugiye guhanura uyu munsi tugiye guhanura mu isengero wowe udukurikiye wowe utwumva uyu munsi hanura wowe uri ahantu hagiye hatandukanye waba uri mu gihugu cy'u Rwanda waba uri mu Burundi waba uri muri Kenya uyu munsi hanura Amerika uyu munsi hanura ahantu waba uri hose hanura ikibazo cyawe kirangire uyu munsi hanura uyu munsi hanura hanura igeragezo hanura uburwayi hanura inzara hanura imivugo hanura icyangiro hanura kuroga uyu munsi umuhanurire uyu munsi muhanurire ibibi ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ibyo Aleluya uyu munsi ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hanura bihombane mu izina rya Yesu uyu munsi senga isengesho ryo kubisenya uyu munsi senga isengesho ryo kubihombanisha mu izina rya Yesu uyu munsi hanura uyu munsi wihanurire ndagusabye ngo uzamure kwizera kwawe numara kuzamura kwizera uyu munsi uhanure numara kugira kwizera uyu munsi uhanure mu izina rya Yesu ndagira ngo unize kwizera kwawe niba nta nuko ufite ukuntiza iminota 3 dusenga n'Imana tugira ibintu tunyeganyeza tugira ibintu duhirika tugira ibintu dukuraho mu izina rya Yesu tugiye kurema amafaranga afatika tugiye kurema ubwiza bufatika tugiye gukuraho igisuzuguriro tugiye gukuraho icyangiro uyu munsi tugiye guhanura mu izina rya Yesu ndagira ngo duhanure mukozi w'Imana ndagira ngo uyu munsi duhanure ndagira ngo uyu munsi duhanure mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Kristo mu mbaraga duhabwa n'ijoro hagarara mu kwizera wumve ko Imana ishoboye nurangiza wizeye Yesu duhanure mu izina rya Yesu reka twongere tujye mu ijambo reka tujye muri Ezekiyeli ibice 37 nitugera muri Ezekiyeli ibice 37 duhanure twumve iki ijambo ry'Imana ritubwiye twumve ukuntu tugiye guhanura tugiye guhanura mu izina rya Yesu tugiye kunyeganyeza imisozi tugiye guhirika imisozi tugose ngo Abisirayeli igihe bari muri Egiputa ngo babona amaso yabo ari kureba ibintu bibi gusa ngo barebaga imbere bakabona n'inyanja ngo bareba impande bakabona n'imisozi ngo bareba inyuma bakabona n'ingabo zawe ariko uyu munsi hanura Farawo apfe ku buzima bwawe uyu munsi hanura karame mukozi ahantu mva umutwe w'ijambo kuwawe hararyoshe fashwa mu izina rya Yesu wowe udukurikiye urakoze iyerekwa ry'amagufwa iyerekwa ry'amagufwa
reka ngusomere iri jambo ry'Imana. Ndumva ndi mu mavuta, ndumva ndi mu mbaraga zo guhanura. Tugiye guhanura, tugiye guhera ku iri jambo igice cya 37 turahera ku murongo waho wa mbere. Iyerekwa ry'amagufa yumye niko umutwe w'amagambo tubwiye ngo ukuboko k'Uwiteka ngo kwangezeho ngo nsohora ndi mu mwuka ngo aramanura ngo angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa yumye. Amina, haleluya. Uyu munsi nawe haguruka uri mu mwuka, haguruka uri mu mbaraga z'Imana, nurangiza uhanure ngo maze ngo arangije ngo aramumanura. Uwo ni Uwiteka ngo arangije ngo aramumanura ngo azeguruka naho yayakikije hose ngo maze mbona ari menshi cyane ngo muri icyo kibaya ngo kandi yari yarumye rwose. Uyu munsi amina, haleluya, urakoze Yesu. Ngo arangije ngo aramumanukana mu kibaya ngo amagufa yari arimo ari menshi. Uyu munsi ibibazo byawe ni byinshi, uyu munsi bikuruhije ni byinshi, uyu munsi bikugose ni byinshi, ariko bihanurire ngo hanura mu izina rya Yesu. Ngo maze ngo arambaza ati ngo mwana w'umuntu we ngo mbese aya magufa ngo yabasha gusubira kubaho? Amina Yesu, ndagushimiye. Uko niko Uwiteka ari kukubaza. Ngo maze ngo ndamusubiza nti ngo mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Uyu munsi ni wowe Imana niyo ibizi ku buzima bwawe. Imana niyo izi ko wagerageza, niyo izi imigambi mibi, niyo izi ibyo Satani acukura, ariko yarangiza ikabisiba. Mu izina rya Yesu Kristo uyu munsi hanura. Ngo maze arambaza ati mwana w'umuntu we ngo mbese aya magufa yakongera kubaho? Yesu wenda gushimiye. Ngo maze ndamusubiza nti ariko haleluya, urakoze Yesu. Ngo arongera arambwira ati hanura ngo hanurira aya magufa ngo maze uyabwire uti yemwe mwa magufa yumye mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uyu munsi umva ijambo ry'Uwiteka wa kibazo we, uyu munsi umva ijambo ry'Uwiteka wa murozi we, uyu munsi umva ijambo ry'Uwiteka wa bukene we, uyu munsi umva ijambo ry'Uwiteka wa bukonde we, uyu munsi niwumva ijambo ry'Uwiteka. Hagarara ku kibazo cyawe wowe unkurikiye, hagarara ku kibazo cyawe wowe uri kutureba udukurikirana, hagarara ku kibazo cyawe aho waba uri hose. Isengesho rigera ahantu henshi, isengesho rigera ahantu hatandukanye, isengesho ni igitero gikomeye. Hagarara mu kwizera, izere Yesu wenyine. Yesu arakomeye, Yesu arahambaye. Uyu munsi Imana yonyine amina, haleluya, ndagushimiye. Ngo arongera ngo umva ukuntu noneho umva ukuntu Uwiteka ngo arongera arambwira ati hanura ngo hanurira aya magufa yumye ngo uyabwire uti yemwe mwa magufa mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Umva ijambo ry'Uwiteka noneho. 5 uku niko umwami Uwiteka abwira aya magufa ngo umva ukuntu ugiye kubwira ibyo bibazo ngo dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho. Uyu munsi hanura ibyawe byanyazwe bigaruke, hanura ibyawe bakunyaze bigaruke, hanura mu izina rya Yesu. Hanura niba ufite ibintu wabuze uyu munsi bigaruke, uyu munsi hanurire. Oya hanura Imana guhuza n'umuntu wawe, hanura Imana guhuza umuntu, hanura Imana guhuza igukure abantu, iguha umuntu. Yesu we namaze kumenya ko umuntu ari umuntu. Abantu turabafite ariko turabura iki? Dukeneye umuntu woherejwe n'Imana ufite ibintu byacu abituzanire. Abantu barabitwaye ariko Imana irabizanye. Yesu ariko dukeneye ndagushimiye. Tugiye gusenga Imana, tugiye guhanura. Uyu munsi tugiye guhanura mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana, reka duhanure mu izina rya Yesu Kristo. Reka duhanure ibitugose byose bikurwaho mu izina rya Yesu. Ibituma tutabona ubugingo bikurwaho mu izina rya Yesu. Ibituma tudakizwa ibyo bikurwaho mu izina rya Yesu. Ibituma tutagera mu masezerano ibyo tugiye kubikura mu izina rya Yesu.
niturangiza barakuboshe nyiringabo barakuboshe barakuboheye hari ibintu byawe bazinze ariko Imana iyi saha wayizera yarangiza ikakuzingura yarangiza ikakuzanira umuntu mu izina rya Yesu uyu munsi ushobora kubonye menya kuzingura menya kubohora menya kurogora menya kunaniza mu izina rya Yesu tugiye guhanura samwe tugiye guhanura kaduhanure mu izina rya Yesu tugiye guhanura mu izina rya Yesu tugiye guhanura ubukene imbaraga n'Imana tugiye guhanura ibyo bikurwa mu izina rya Yesu reka dusenge Imana niza kwizera kwawe dusenga Imana niza kwizera kwawe duhamagariye niza kwizera kwawe turi imisozi niza kwizera kwawe dukandagire mu izina rya Yesu uyu munsi ikibazo cyawe ugisuzugure mu izina rya Yesu suzugura ikibazo wigikuraho amaso gihangeho amaso mu izina rya Yesu reka dusenge Imana reka dusenge Imana uri kwa muganga uyu munsi uhaguruka ugende mu izina rya Yesu wowe uri mu kagare uyu munsi uhaguruke mu izina rya Yesu wowe ufite umwana utagenda bazinze nagira ngo uyu munsi tumuhagurutse mu izina rya Yesu uyu munsi wowe ufite umwana utavuga wabaye ikiragi nagira ngo uyu munsi duhane oya nibavuge kuko Imana yabikoze nibahaguruke kuko Imana yabivuze Yesu we uyu munsi reka duhane nuhagurutse ibirema nuhagurutse ibirema nuvugisha ibiragi zamura n'isengesho tugiye guhanura zamura isengesho duhanure ibibazo byose bihagarare mu izina rya Yesu Mana nziza uri Imana ikomeye urubwirisho bwacu witwa Jehova Yesu nakuzi Yesu nakubonye Yesu nakubonye ukora mu izina rya Yesu Kristo witwa Nibo witwa Enewa witwa Mesha witwa Enevo witande Enewa Meshaege hanyuma Imana narakubonye ukora narakubonye uvuga urangije urasohoza mu izina rya Yesu ni wowe ujya ukuraho imigambi y'abarozi ni wowe ujinaniza ukananiza nyabingi borera ni wowe ujinaniza amahembe narakubonye Yesu mubona ukora nyiringabo Imana imirimo wakoze iyo wakoze kuri Daniyeli ukamukura mu rwobo rw'intare Yesu we Yesu narakubonye ukora mu izina rya Yesu Kristo twakubwiraga ngo nutwambika imbaraga abantu bawe ubwoko bwawe bwambika imbaraga n'iz'ikindi gihe ubarwanirire muri ibi bihe turimo ubambika imbaraga zo kwizera wowe gusa mu izina rya Yesu Kristo amen murakoze mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi nagira ngo musharinge ubutumwa bw'Imana bukomeze bwamamare ku bantu bose munakande subscribe wowe utubonye bwa mbere ukande subscribe ukore no kuri ranzogera hanyuma uko ikibwiriza kizajya gisohoka kizajya kikugeraho n'ugukanda subscribe imwe nta yindi uzongera gukanda ukajya udukurikirana umunsi ku munsi murakoze Imana ibaho umugisha shalom